Damn, inshuti zawe zose zigira swaga na potential. Tell him. Niwane ne. Ngo kiri gute musaza? Kiriwa nene. Ariko bwana na yakoze. Bantu bari naje mu ruhengeri rw'ibihumbi papa. Tukurebe neza bagushyira hano hari internet neza kabisa. Umvikunu papa wanje ari kuvuga. Ngo reba ahantu hameze kuntu afite swaga na potential. Rukara ngo nyatura ngo yarigiye kumuhitana ariko 23 ndakwica ndagukumba Mubire uka. Ubu Rukara afite swaga na potential. Komera uka. Bari bakubakorera. Abantu mwese muri hano ababigerage mugere mu following account ya DJ Flix niwe udufashije kugira ngo tubone Isa New Boy, reka tumushimire cyane. Ariko mwohereze n'ama gift kwa Flix, mwohereze ama gift kwa DJ Flix mu mutemo adukoreye akantu keza. Flix mubanze mutereke mu gihumbi ubundi Isa ndatangira kumubaza ibibazo. Mubanze mutereke Flix mu gahumbi base munababonye bagina fresh fed mutereke umuntu witwa DJ Flix mu gahumbi ubundi dukomeze tuvuge. Inyogoye mwamubonye inyogoye yola butekereza neza butegura turirimba ugiye kuririmbira abantu hano bagukumbuye ubundi turaza kuvugana njye gucuranga. Okay ntaribi Flix asante sana zane kakarahuri kari hayi bandi gutatanka Isa ubundi mugege ndi mutaraga papa kano kanya niwongeze mu ruhengeri rw'ibihunge ndimo ndabibona ntabwo uratambikamo cyane ndi mugege penda kurahiye kuzina rya arasubuhana hanyuma Isa yola amakuru se twari twaraburanye amakuru umeze bute umugore ameze ate abana bameze bate iceceke rutagira ujya umbwira papa nturanye n'abagome barakazazanirwa umuntu wanyiciye inka papa arakamubwira urukumva umuntu wanyiciye inka urukubyumva nasanze inyama yamunize urukumva none imaze kumukora yoga kogwa n'isoni urukumva imaze kumukora ndavuga nshuti yawe ubaye iki ni mwanya wanje wanze rero wanyiciye yanka y'inyana nahawe nagwange ndamubaza ngo baye iki ngwinyana kabona agiye gupfa kabwira wari iki nshuti ya ngwinyana ego ko mana yanje naho ni inyama ya munizi iri mu muhogo akajya avuga ngo inyana Peter mufata ntirutse ndavuga uyu ni wanyiciye kuko yaranyikanze inyama yari iri mu kanwa ahita yimiriye fata ndamubaza waye iki mwana ngwinyana nahise njya gushaka umunyabuzima ngwino umuntu aticwa n'inyama yamunize pe uri kumva papa wanjye Isa umva banza ukubitira abantu uri tayari internet iruzuye 100% turirimbe tubaririmbire cyane inyogoye jola yogamo jola yukaoge
bundetse nzogejo bite njya gusura icana mu center. Nukuri se reka da Nibyo koko. icyo cyana ni wane Amenyoge ni wane. iminwa ze ni wane Waze ni wane. Amatako ni wane. Kumataye ni waneze. Papa ndakukumbuye. Isa Yola. ariko ndabona umeze neza Gawe nuko imvura nyagiye akarahure kawe bakazanye wa mukobwa agiye kwicurangira yandetse ashakira ntahana icaka nk'icanye n'ababizuru yoka. humura barakuzanira hanyuma nari nababwiye ngo saa 12 live iraza kurangira ubu tuvugana saa 12 za Uganda ziruzuye nari nababwiye ko ndibuze no kubabwira impamvu yabyo. Uyu munsi ni umunsi ni Pasika reka ni tips ngiye kuyitanga kugira ngo mukanye nze no kuzamura abandi bantu mukanya kari buze hanyuma mwebwe muze kuba muganira ngewe mbe ncomotseho gato yamwe muganiriza inyogoye hanyuma ngendaza kubangaruka. Uyu munsi ni umunsi abantu benshi baserebura ubwo ni tips nshaka guhereza abantu basenga n'abantu bizera Imana ni umunsi Isa buretse gato ndaje ndimo ndavugana n'abantu hano humura ndakureba ndaje mugarukeho humura ndimo ndavugana n'abantu hano ndaje mugarukeho hanyuma abantu musenga abantu mwizera Imana this is a good tips ni ikintu cyiza kuri nge banumva naki recommendinga n'abandi. Uyu munsi ni umunsi wa Pasika ni umunsi abantu benshi baserebura bakarya bagasohoka bakagira gute ariko ni umunsi ngewe nahisemo kugira gute gufastinga kugira ngo muture Imana muture Yesu mubwire ngo warakoze mu bihe byose mbayeho. Uyu munsi rero ngewe ubu ngubu isaha yanjye nagombaga kurangirizaho kwiriza cyangwa se gusenga ni ingi Imana ibampera umugisha kuba mwabanye nanjye ni nabo nabwo ndaza kuvaho nuko navuga ni ngomba kuza kuvuga njya gushaka kantu ariko that is a good tips. Ushakura umukobwa ushakura umumama papa umubyeyi ntako bisi gufata umunsi wawe ukawuharira Imana ukagira ntugire ikintu ufata ukavuga ngo uyu ni umunsi mpari Imana sinshaka nta bintu ndi bwivange nta n'ibintu bibi ndi bukore nta nubwo ndi bugira ikintu shyira mu nda kubera Imana irabikauntinga Imana igira ite irabikauntinga. It's a tip that I wanted to give you. Umuntu wumva wajya bishobora you can take 2 days 3 days 4 days abantu babikora Imana ndabizi neza ko ibintu ndimo kuvuga mujya mubona feedback z'ibyo bintu ndimo kubabwira. Thank you so much for coming through. Thank you so much for being with us. Thank you so much for gifting us kuva mu isaha ya mbere tugeza ahangaha ndabashimiye cyane. Niyo mpamvu nawe ngo saa 12 nge nshobora kugenda cyangwa live karangira nuko I had to murabyumva so ariko twungutse umugisha twungutse ibitangaza dufite Isa New Boy ntabwo nyigiye ariko ndaza kuzamura abandi bantu musigare muganiza Isa New Boy noneho ngewe ngira uko nigenza hanyuma nze kugaruka nyuma. Yo Isa New Boy Yola ngaho mbwira rero ariko ndabona usa neza ndabona nta kibazo ufite ndabona karatsindagiye ewe gawe kukurusha wewe utekeye. Akaboko kanje kameze nk'akanyatu kagashari akaboko kawagira gakamaga imbogo nshuti. Short time, this is a short time. Isa banzu rebe hano ariko ntuze kunanirwa telefone uzajya uhindura ntabwo urimo kunanirwa mu maboko se kubera gufatira telefone agiye no gukenyuka. Narindushe ahubwo kari kagiye kugwa hasi ziragiye bird
wayifata gutyo ntaribi gutyo nabwo turakubona. Isa uza abantu hano hari indirimbo yewe data we. Isa papa wandara gukumbuye. Isa Yola wumve nuramuka uvuye ahantu bagusize internet irabaho iguma ahantu DJ yagusize uguma ahantu DJ yagusize. Okay, hanyuma mbere yuko dukomeza ndashaka gusaba abantu 400 turi kumwe n'abantu mu tapping screen, ariko kandi ndifuza ko muhereza mwohereza amagift kwa DJ Flix kubera ko yadufashije yatumye tubona Isa New Boy cyangwa se Inyogoye. Hanyuma Inyogoye Yola umwanya nuwawe. Yola ngiye kukwakira ngiye kukwakira nkaho turi mu kiganiro, hanyuma umwanya usigaye wose tuwuguharire, sibyo? Uri muranyumva? Usiko nari kukumva. Wavuye ahantu DJ yagusize wahavuye. Oya nahangaha. Okay, urabona se bidakunze? Uzamura akaboko ahubwo mukanya kararo. Nari nabirindutse narebye inyuma. Umva. Ngiye kukwakira Isa, ndakumva. Ugu munsi ni kuri bona nugomba kumpa pasika. Uyu munsi ni kuri pasika ugomba kuyinkaraga, nari nibagiwe. Uyu munsi ni kuri bona ngomba kuguha pasika, ndayiguha mukanya ndahita nkutamo, mukanya ndagutamo kabisa. Ico ni caca. Hanyuma Isa ngiye kukwakira, urumva? Ngiye kukwakira nkaho turi mu kiganiro, abantu bari bagukumbuye, hanyuma umwanya nguguhe ubanze ususurutsa abantu bawe, urumva? Hanyuma ngiye kukwakira nkuko usanzwe ubizi kuntu nakwakiraga mu biganiro. Yaremkomi yago the bad boy shot akula believer champion monster conqueror for real, the teacher, the preacher, conductor, vibrator, aka boom fire. Mr. Dreams, the top baddest, top connector, the true monster, the true hustler, the humble man, the most unusual guy, the motivator, the extravaganza. A number one rapid test boy. I live the life I love, and I love the life I live. The talk that number baddest. I'm Mr. Energetic Man, alongside Isa New Boy, aka Inyogo. Gorurimi rw'abazungu ndakapusha ruka. Akuzi ndimi pe. Nawanje ngavuga ururimi ntiwambonye mu gihugu cya Kampala. Kavuga ururimi rumwe wagira ndikiragira. Ariko se Isa, kuki batakuzanira karahure kawe koko? Yola. Okay. Ari kuramukobwa papa wa yanga inka n'igihugu. Isa sinabikubwiye ngo hagiye gushya. Umva, Isa. Nyumva nega matwi. Isa nega matwi. Ufite nimero ya mobile money? Urafite nimero ya mobile money yawe urayizi? Ndikukumva papa wa. Ndazifite. Ugiye kutubwira iya MTN ya mobile money kano kanya bagiye kugutamo, hagiye gushya, urumva? Ariko mbere yuko bagutamo reka mbanze nkubaze. Uracyari kumwe n'umugore? Turi kumwe. Mufite abana bangahe ubu ngubu? Kuva kwa munsi naramubwiye ndi bintu wagiyemo nubisubiramo mukonza jaje kubana na papa wanje mfata abantu uje nsigira nigendere niwongera kwahukana. Okay. Ari urugo namusizeyo. Banza wumve. Ndikukumva papa. Amafaranga bagiye kohereza kuri no live, Ego. Amafaranga bari bukohereze kuri no live.
urimo uranyumva? Yego. Niko kumva. Harimo n'ay'umuryango, harimo n'ayo ugomba gufashisha umuryango wawe, ntabwo ari ayo kunywa icupa gusa, sibyo? Nibyo koko no kwishura inzu. Kandi wibuke ko ahantu bagutumiye nibo bagomba kukunywesha. Aya ngaya bagiye kukohereza uraza kuyagira impamba wisubire Nyabihu mu rugo, sibyo? Nibyo koko. Bigenage twagiye 078 079 079 10 10 Genda na kane 2 5 1. Reka nyandike kugira ngo nze gukomeza kugufasha. Reka nyandike 079 10. Mwagize ngo imiriro ya Uganda nicomotse. Isa Yola. Umva. Ego. 079 10. Genda na kane 2 5 1. 2 5 1. Ibaruye kuri nde? Habiyaremye Jean Pierre. Niko mazina ganje papa wange. I missed you my guy. Nari ngukumbuye sana nanjye. Isa. Yola. Nari ngukumbuye woka. Babantu wishe yanga gwanga yo mugisha jishite yampaye ba. Zitangiye kubaniga bari kuzigura boka. Posha rukara. Nari ngukumbuye woka. Kwizina cy'Imana. Nari ngukumbuye woka. Kwizina cy'Imana. Kwizina cy'Imana. Ariko na akubawa ni ngubona nzaguhobera imbona ngubona uzabona puse mva mu roho. Kwizina cy'Imana. Sidakibe. Umva, nimero ni 079 10 ibariwe kuri Habiyaremye Jean Pierre, niyo nimero ya Isa New Boy, Semubagina, Fresh Fed Kigali, abantu bitwa ba July, abantu bitwa ba Maurice, mwese mu mutemo. Umva, mu mutemo uyu n'umuhungu wanyu murabizi. Isa. Dela. Telefone urayifite mu ntoki ku buryo nibatangira guta muzajya ubyumva. Telefone yawe. Telefone yo nginda ifite ariko yabaye nkishizemo umuriro kubera hano nabuze umugozi. Okay. Lafite phone ye. Okay. Bagina se mubikore Bruno Champ mubikore. Nimero ni iyo ndayibasubiramo ni 079 sorry a bit. 079 10 94 1. Isa. Yela. Reba do ndagutegereje hahandi reba. Ubu ndagutegereje. Murugo. Ubu ndagutegereje ibintu byarahindutse Isa ubu ndagutegereje. Ugo rugo wajemo nanjye naraha abaye iminsi mike nsanga ugo rugurimo rugumugisha dagapfushe ruka. Ugo rugurimo. Imana niho yagukirije amagaraga bano bantu bari bashaka kwica boka. Amena. Imana niho yanyirije niho yakirije amagara yanjye. Isa urarenze urabizi narakurabuye. Amagara aho ngaho ni wane. Imana yanjye niho yakirije amagara yanjye. Ageze nahabaye igihe pe. Cyane. Wabonye bimeze gute? Abantu batangiye kwangagara kazazanirwa rakabura amataginka. Isa, umuntu witwa Fresh Fed Kigali yamaze kugutamo. Mukanye gushaka umuntu ufite kagacagi ka Erigi. Yego. Ego papa wa. Bamaze kugutamo, barimo baragutamo. Johnny Chacho. Andika namba kuri screen. Okay? Nayandikaho gute kuri screen ya Ugumunsi. Mumbwire ukuntu nakwandikaho namba, nimero. Ugumunsi. Ugumunsi kapi yagutayemo. Yago yandika kuri screen. Nyine mbyandike gute? Ugumunsi. Ugumunsi. Yego. Urukuba papa wa. Ndakumva. Yesu kubera ko yarazi ko arapfa.
urukumva papa wanjye ndakumva. Yesu kubera ko yarazi ko arapfa Uyu munsi se? yabwiye Cyangwa uyu munsi nibwo yabwiye yari abakirisitu kuno munsi turiho Isa, uyu munsi nibwo yari buzuke. Ni ugupfa se cyangwa ni ukuzuka? Uyu munsi ngira ngo nibwo yari buzuke akazamuka. yola oya Okay. ugu munsi nibwo yapfiriyeho ariko Okay. apfa yarabivuze hasize iminsi 3 Avuga ngo iki rero? arabwira ati inshuti za nubwo turi gusangira aka gakati n'iki cyayi abazanyica muri mwe nimwe turi gusangira nimwe muzanogonora kubera ko Yuda yari yaramugurije Yuda aravuga ati mwami tubwire ninde ati nawe urabizi ati ni wowe atariko munywe kino cyayi n'amaraso ganje gazabatangirwa mujye n'iyi keke niko mubiri gwanje guzababambirwa Amena. Bigishe bahite Isa. bamunogonora ko kanya avamo roho umutima gwe gwose baragufufura ariko ugu munsi gwitwaga urupfu rwa Yesu nigo mazina gugu munsi Kuri Pasika. Isa. ugu munsi Pasika Nico bisobanuye. isobanura urupfu ndakapfusha rukara izina ry'Imana. Okay. Hanyuma Isa. Pasika Fata umwanya Isa. Isa uranyumva? yola Isa uranyumva? Urimo uranyumva? ko ntari kukumva papa we Ngewe ariko ndakumva. Uranyumva? yola ku bantu bemera Bibiliya, ku bantu banayifite, ku bantu bayisoma, ku bantu ntabwo gusoma Bibiliya biba bivuze ngo uyisome ngo nk'uko mu mitwe yacu bayidushyizemo Bibiliya igitabo cy'Imana oya, niyo buriya wayisoma utagendeye kuri ibyo bintu ni igitabo cy'ubwenge. Ni igitabo cy'ubwenge, ni nk'uko wasoma n'ibindi bitabo ukagira ibintu wigamo. Ni iki ngiki ugisomye iki ngiki ugisomye ni ibindi iki ngiki ni ubwenge. Iki ni igitabo cy'ubwenge, igitabo kimwe mu bitabo byanditswe ku isi by'ubwenge, biri mu bwenge. Ni iki ngiki kirimo. So ni ijambo dusanga mu Roma murongo igice cya 8 murongo wa 11. Niba ntabwo nibeshye, Abaroma 8:11. Abaroma 8:11. Hanyuma reka ndibasomere, nimara kubibasomera ubundi njyewe mbashimire dukomeze live yacu. Abaroma baboneka muri mu isezerano rishya. Hanyuma ubwo wahageze yahita dushyirira hano ijambo ahasomye. Wahageze yahita dushyirira hano iryo jambo niba bamaze kurisoma. Abaroma 8:11. Titire iravuga ngo, titire y'ijambo iravuga ngo imibereho mishya y'abari muri Kristo Yesu. Imibereho kako tuzobe misho tuzobe ntago sinzi ko mwabibona. Imibereho mishya y'abari muri Kristo Yesu. Abaroma 8:11. Niho turi busome honyine, uwo murongo honyine niho turi busome honyine. Uravuga ngo ariko niba umwuka wiyazuye Yesu aba muri mwe, ariko niba mubyumve neza, ariko niba umwuka wiyazuye Yesu aba muri mwe, iyazuye Yesu aba muri mwe, iyazuye Kristo Yesu izazura n'imibiri yanyu ipfa kubw'umwuka wayo uba muri mwe. Iri ni ryo jambo
nifuzaga gusangira namwe ku munsi wa none. Abantu bose mwese turi kumwe hano, abantu 90, Imana ibaho umugisha, mukomeze mutapinge screen tugende. Iri jambo riboneka mu Baroma 8:11, niryo jambo nifuza ko dusangira ku munsi wa none. Ni nayo mpamvu uyu munsi nishimye. Uyu munsi ndishimye kuba ndimo gusangira namwe rino jambo. Ni ijambo rigufi ariko rifite ubusobanuro buhambaye cyane. Abaroma 8:11, ngiye kurisubiramo bwa nyuma, hanyuma titiri avuga ngo imibereho mishya y'abari muri Kristo Yesu. 11 hakavuga ngo ariko niba umwuka w'iyazuye Yesu aba muri mwe, iyazuye Kristo Yesu izazura n'imibiri yanyu ipfa kubw'umwuka wayo uba muri mwe. Uyu mwuka mwaba muwuzira nimwakire ijambo ry'Imana. Iyo bamaze gusoma ijambo numva ariko bavuga nimwakire ijambo ry'Imana. Kandi mbifurije Pasika nziza, mbifurije umuzuko mwiza, mbifurije umuzuko mushya, mbifurije ibyiza gusa. Mbifurije ibyiza gusa mu miryango yanyu, mbifurije ibyiza gusa mu kazi kanyu, mbifurije ibyiza gusa mu byo mukora umunsi ku wundi. Hanyuma ku munsi wa none twibuka izuka. Kankoreshe iryo jambo, sinzi niba ari iryo jambo rikwiriye, izuka ry'umwami Yesu Kristo. Uyu munsi turanezerewe cyane kuba nanone atwibukije ko ari muri twe. Turashima Imana ko iri jambo Imana riduhaye, turashima Imana ko iri jambo Imana yemeye ko turisangira namwe. Muri abantu b'agaciro cyane, Imana ibaho umugisha cyane. Biri mu nibyo bintu by'ingenzi byari binzanye kuri no live. Narinje kubifuriza Pasika nziza abayizihiza, ariko kandi tukanasangira rino jambo. Niba iyo Mana yarashoboye, Charles, thank you, kuzura Yesu, buriya twebwe bizagenda bite? Mwumva twebwe bizagenda bite? Reka mbashimire cyane. Shimire n'Imana yemeye ko dusangira rino jambo. Ni ijambo riboneka mu Baroma 8:11. Niryo jambo rero nabageneye ku munsi wa none. Hanyuma munyemerere mbere yuko dukomeza live yacu, reka tubanze dusenge. Nyuma yo kubagezaho ijambo nagombaga gusangira namwe, reka tubanze dusenge ubundi dukomeze na vibe. Uwiteka Mana nziza, Mana ikomeye, twongeye kuza imbere y'ubwiza bwawe nanone. Turagushimiye cyane, turagushimiye ko waturinze tukabyuka amahoro. Ubishimirwe cyane. Turagushimira ko wabanye natwe kuva bukeye kugeza iyi saha. Imana ihambaye, Imana ikomeye. Ibi turimo gukora bibona nk'umusazi, hari ababibona nkaho dufite ibibazo, hari ababibona twayobye, ariko ijambo rimbwira neza ko uri muri twe kandi wongeye kuzukira muri twe, kandi ko umwuka Imana yaduhaye n'ubundi yari ifite umugambi. Uri Imana ikomeye rero, uri Imana ihambaye. Ku munsi wa none turagushimiye cyane ku munsi nk'uyu nguyu, ku munsi mwiza, ku munsi w'umugisha. Habwa icyubahiro kuba watwemereye tukaba dushoboye kuganira rino jambo n'abantu barenga 50. Ni umugisha ukomeye cyane, habwa icyubahiro n'ibindi byose ubikore mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.